ntabwo ari ibiraka mutwima kuri twebwe gengira Imana rwose intambara zaza kuko zishize bansezerera nyine nataha ariko twaranavuze ngo ibyo biraka tuzajya tubirangiriza hirya iyo ngiyo hano u Rwanda ni ruto ntabwo twashyiramo ibisasu hirya iyo kuko bafite ibihugu binini ibibazo byacu tukabirangiriza mujye mudusengera nk'ingabo ibiraka byacu tubirangiriza iyo ngiyo ni mu bisenge nabi hari igihe njya mbona aho twagiye basenga Mana yacu rwose dutsindira intambara ku mutima nkabona Imana yanjye iri sengesho nturyo kuko jyawe intambara ndazikeneye ariko hirya iyo ngiyo nkeneye ko duhurira iyo ngiyo ibibazo byacu tukabirangiriza iyo ngiyo ariko atari hano hafi kandi kujyayo biroroshye dufite Rwanda ntabwo tukigenda n'amaguru ubundi twaruhaga tugenza amaguru cya gihugu kituruta ubunini inshuro 89 tukakigenda amezi 9 tukaba tugeze aho gihana umupaka n'ikindi amezi 9 ariko ubu Rwanda hakamanuka tukarangiza ikiraka tukagaruka twibyinira intsinzi murabe bujya Kagame n'umuntu atavuga amagambo menshi atera ijambo rimwe mugambo twasuka ruribaza kijya kintu ariko aravuga ngaho avuze ijambo rimwe ryonyine kandi nabwo avuga amajambo ibihumbi ijambo rimwe umutuka z'abajya kwinjiyemo ugasigara uriga kijya kintu ariko aravuga icarico mugambo ugasanga abantu bari kweruka ku Rwanda tuzobatera tuzobereka turakatse tuzobamena umutwe bari abantu bavuga muri ubwo buryo ntacyo baba bashoboye yero kuri abanyarwanda babwirana babwije ukuri abantu muzo kumva bavuga menshi bavugaho nta kintu menshi bazoba bashoboye